Salam, nizere ko mumeze neza aho muherereye hose. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri ino channel, nitwa Pamela Charles, nkaba nshyiraho recipes cyangwa se uburyo butandukanye bw'imitekere. Nongeye kubaha ikaze rero, nizere ko mumeze neza aho muri hose. Uyu munsi tugiye gukora snacks ziryoha cyane, snacks za mushwatari. Se mushwatari urazikunda? Niba uzikunda bana nanjye. Nateguye rero ifu ingana n'amagramu 800 n'akayiko kamwe k'umunyu n'utiko tubiri tw'amavuta. Nukuvuga ngo nabishyize hamwe ndavanga. Amagramu 800 rero ntabwo kiba ari ikiro cyuzuye, ku kiro haba haburaho gato. Ubundi shyiraho amazi y'akazuyazi. Ubwo nawe ushobora gukoresha amazi akonje nta kibazo, byose birakunda, ariko ibyiza ukoresha y'akazuyazi. Ubwo rero ntabwo mushwatari zijya zidusaba guponda cyane, uponda iminota mike, ntabwo bisaba kujya kunoza cyane nk'umuntu uri gukora amandazi cyangwa se uri gukora umugati, ko n'ubundi mushwatari ziba zikomeye. Ubwo rero turategereza ko igipondo cyacu kimara iminota mike, ni ukuvuga ngo ushobora gutegereza iminota 5 cyangwa se 10, kimwe nuko wahita ufatiraho ugatangira guteka. Yego, ubwo urumva rero bidusaba ko dukata udupande duto duto muri cya gipondo cyacu kugira ngo tubashe kuba twasukuma forme ya chapati. Ubwo rero biba byiza ubaye usukumye ibipondo byose, ni ukuvuga ngo wategura ahantu ugenda urambura chapati wasukumye, ukajya usukuma gutyo chapati yarangira ukayishyira nko ku isiniya, cyangwa se ufite n'ahandi hantu wateguye wagenda uziramburira kugira ngo bize kukorohera kurushaho kuba watangira kuzihuza. Process rero ya mushwatari ntabwo igoye, yenda kumera neza nk'iya sambusa. Ushobora kuba ari gukora sambusa, udupande wagiye usigaza ku ruhande cyangwa se wagiye ukata ku ruhande kuba wadukuramo mushwatari. Ni ukuvuga ngo ushobora kuba wategura gukora sambusa na mushwatari icyarimwe. Rero ni process nk'iya mushwatari. Ufata chapati yawe wamaze kurambura neza, ugasiga amavuta neza, ukasiga hose, kuko biba ari ingenzi cyane ko usiga amavuta neza, birakorohera cyane kuba wazomora cyangwa se wazitandukanya. Ubundi ugashyiraho n'agafu gake, ubundi ugashyiraho chapati. Biba ari byiza ko uzireshyeshya kugira ngo bize kuba byakorohera mu kuzitandukanya, cyangwa se kuba uri kuyomora birakorohera kurushaho. Ubwo rero biba byiza ubaye udakoze chapati nyinshi cyane ngo zigerekeranye cyane ngo zibe nka 20. Ubaye ushaka cyangwa se ufite chapati nyinshi, wagenda uzikora mu maseri nyine, ariko birihuta kurushaho. Gusa ubaye ubishoboye byose wabikora. Nakoze chapati 5, ubwo mise nzishyira ku ipanu gutya kugira ngo mbashe kuba nakora impapuro. Rero impapuro tuba turi gukora ziba zimeze neza nk'iza sambusa. Niba usanzwe ukora sambusa, mushwatari rero birakorohera kurushaho, ko n'ubundi process ni imwe. Uburyo dukoramo sambusa nabwo buryo dukoramo mushwatari. Ubwo rero ubaye ubona ko impapuro zawe cyangwa se chapati zawe isa nkaho yabaye neza, urakomeza ukareba munsi, iyo isa nkaho yumutse urayihindukiza, ubundi ugatangira komora. Rero ya mavuta twari turi gusigaho mbere ko tuzishyira ku ipano, iyo wayasize neza, komora birakorohera cyane. Ugenda womora nyine gutyo, ariko ukabikora nyine chapati zawe zitarahora zigishyushye, ko iyo zahoze ntabwo bikorohera kuba wazarekurana. Ubwo nyine biba byiza uri guteka gutyo ukagenda uzomora n'ubundi. Asiye tugiye kuba twatangira gukata. Rero ukata muri forme ushaka. Ushaka gukata tureture, ushaka gukata tugufi, biterwa n'utwo ushaka. Nk'utwo ndi gukuraho nubwo buryo wakatamo. Rero njyewe nari ndi gukora sambusa. Ni ukuvuga ngo nakoze sambusa. Hari video ndaza gushyiraho link muri description box ya sambusa. Ni ukuvuga ngo nakase impapuro za sambusa, noneho utwagiye dusigara ku ruhande nitwo nakoze mushwatari. Nawe rero ushobora kuba wakora ibintu bibiri nkuko nanjye nabikoze, ugategura gukora sambusa ubundi ugakora na mushwatari. Ntabwo mushwatari rero zigoye. Wakoze sambusa no guhuza gusa, nta kindi kintu biba bigusaba pe. Ubwo urumva ukoze snacks ebyiri, wazikoze mu kintu kimwe, n'ubundi nta kindi kintu wongeyeho cyo ku ruhande. Abantu bakunda mushwatari, abantu dukunda mushwatari rwose, dushyire muri comment niba mwifuza ko nzabakorera mushwatari irimo amashaza cyangwa se ikindi kintu, inyama, mwambwira muri comment. nimubishyiraho rwose nzabibakorera.
abenshi bakunda iz'amashaza, niba mwifuza ko naza bakora iz'amashaza mwabishyira muri comment nkaza zibakorera. Mbere yuko rero dutangira gufunga mushwatari zacu dukeneye igipondo kimeze nk'icya crepe. Ubwo nafashe utuyiko tubiri tw'ifarini nshyiramo n'amazi make, mbona icyo gipondo kiba kigomba kuba kiremereye, nibwo bikorohera kurusha. Ushobora gufata utuyiko turi hasi ikiyiko kimwe, ariko njye nakoresheje ibiyiko bibiri byo bisanzwe byo ku meza. Gukata rero mushwatari umuntu akata duto duto, ubundi tukaba twagenda tuduterateranya tukanafunga. Mu gufunga n'ubundi turafungisha icyo gipondo cy'amazi twakoze ku ruhande. Sinzi niba twabyita igipondo, niba navuga ngo ni mixture sinzi, mwaraza kumbwira muri comment ukuntu twabyita mu Kinyarwanda, ariko ni igipondo nyine. Ni igipondo harimo ifarini se n'amazi, ni igipondo nuko ari icya crepe nyine. Nuko rero tugenda duhuza mushwatari, ugafata akandi gapande kamwe gasa nkaho ari karekare kugira ngo ubashe kubuzengurutsa neza. Nuko uzengurutsaho neza, ubundi ugasiga cya gipondo cyawe kugira ngo bifatishe. Ni kuvuga ngo icyo gipondo kigufasha guhoma, ni nkuko wahoma nyine sambusa. Nuko nkuko rero mushwatari zikorwa. Mwabonye ko nta bintu byinshi bisaba. Igipondo twaponze cyavuyemo sambusa, kivamo na mushwatari gusa, ntabwo twashyizemo ibintu byinshi. Twashyizemo umunyu n'amavuta gusa, kandi amavuta si ngombwa utashyizemo nta kibazo, uretse ko n'ubundi twashyizemo make. Twashyizemo ibiyiko bibiri, urumva ibiyiko bibiri n'umunyu n'ifarini ntabwo bigoye. Rero urumva mushwatari ntabwo zisaba ibintu byinshi, ni kuba wifitiye umunyu gusa, amavuta yo gukaranga, nibyo rwose. Ubundi ukaba wakora mushwatari ziryoshye. Ziba ziryoshye pe, sinzi uko mwebwe mwaba mubyumva, ariko njyewe nzi ko ziryoha kandi ntabwo zirushya pe, ntabwo zirushya. Nuko rero ugenda ukata, ushobora gukata tureture, ugakata nyine tuguni, uvuga ngo ni wowe shapinga bitewe n'ukuntu ushaka ko ziza kuba zigaragara. Rero navanze, hari utwo nakoze ari tugufi, utundi nkora ari tureture, nta kibazo. N'ubundi ugenda uhuza gutyo, ubundi ukaba nyine wahoma neza, tutaza kuba twafungukira mu mavuta. Hari abatwita mzigo wa kuni cyangwa se mushwatari, cyangwa se ubwo mzigo wa kuni nyine ni umutwaro w'inkwi. Ubwo kandi koko urebye mushwatari ukuntu zimeze, ziba zimeze nk'umutwaro w'inkwi, zinafunze neza, murabona ko ziba zifunze. Nuko rero mushwatari zacu ziri gusa, nyuma yo kuzifunga murabona ko turi gusa neza, ahasigaye no gukaranga. Ubwo turakomeza tubyite mushwatari, tubyite mzigo wa kuni, tubyite umutwaro w'inkwi, nta kibazo, gusa byose ni amazina akoreshwa. Ubwo rero ni amavuta n'ubundi twashyize mu ipanu, tukaba tugiye gutangira gukaranga mushwatari. Biba byiza rero kuzitekera cyangwa se kuzikarangira mu kintu cyisanzuye kugira ngo bikorohere kuba wazihindukiza zidacikaguritse. Niba uri gukoresha ipanu washyiramo nke, ubona ko n'ubundi ziri gukwirwamo. Uba uri gukoresha isafuriya nabwo nyine wabigenza gutyo, ariko ntizigerekeranye cyane ku buryo utabasha guhindukiza. Umuriro n'ubundi ni ibisanzwe, turakoresha umuriro uringaniye, ntuba ari mwinshi ntuba ari na muke, umuriro uringaniye rwose. Hanyuma ugakomeza ukajya ubyitaho, ugahindukiza, wabona ubonye ibara uri gukunda ukazikuramo. Nuko rero mushwatari zikorwa ntabwo zigoye, bisaba kuba gusa nyine wowe wiyemeje uvuga ati njyewe ngiye gukora mushwatari. Urazikora rwose, usabwa ibintu bibiri gusa, ni umunyu gusa n'ifarini, n'ifu y'ifarini. Amazi yo ni ibintu bisanzwe, urumva ko ukeneye ingredients ebyiri. Mushwatari zacu zirasa neza, mana yanjye, murebe ukuntu ziri gusa, ziraryoshye kandi nako ziryoshye. Ndabashimira rero cyane ko mwabanye nanjye intambwe ku yindi. Abatarakora subscribe ndabasaba ko mwayikora, abayikoze ndabashimira cyane, kandi ndabashimira cyane ku bitekerezo mukomeza kuma. Imana ibakomeze ibahe byiza, mugire ibihe byiza. Salam.